Kwizera kuzana ibisubizo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Kora subscribe kuri Jado Creator TV kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu byose. Kora like nimba ukunda ijambo ry'Imana, ukore share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose, kandi abantu bose bakenera ijambo ry'Imana. Ntawe uba udakeneye ko Imana yamugirira neza. Mwami, turagushimira yuko uri Imana itwitaho igatanga ibisubizo, nubwo tubona ko bidashoboka mu maso y'abantu. Imbere y'Imana, imbere yawe Data, byose birashoboka. Turagushimiye ko uyu munsi waduhaye iri jambo ritubohora. Amen. Mwitondere iri jambo, rifite imbaraga zo guhindura ubuzima. Ntimunyumve gusa, ahubwo muryakire mu mitima yanyu, kuko rizana ibisubizo kuri buri wese. Ni ukuryizera. Intego y'iri jambo ni ukwerekana ko kwizera ari urufunguzo rw'ibisubizo. Ni ukwerekana ko Kristo ari we uduha ubugingo buhoraho, kandi akakumenyesha se. Ni ugutanga ihumure no gutumara ubwoba, cyangwa kutwongerera intege mu bugingo bwacu. Kwizera ni iki? Si amarangamutima gusa, ni igihamya, ni urufunguzo rufungura amarembo y'amasezerano y'Imana. Ibyo twabisanga mu Baheburayo igice cya 11:6. Ariko utizera ntibishoboka ko anezeza Imana, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Tugomba kwizera ibintu tubona n'ibitagaragara ko bishobora kugaragara. Aburahamu yaretse igihugu cye atazi aho ajya, kuko yiringiraga isezerano. Nowa yubakishije inkuge atigeze abona imvura. Twabisanga mu Baheburayo igice 11:7, aho bavuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaboneka. Akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Nubwo uri mu bukene, mu burwayi, cyangwa se mu gahinda, kwizera kwawe ni intwaro Imana izakoresha ikuzanira ibisubizo. Kristo ni we igisubizo cy'ukuri. Turebe muri Yohana ibice 14:6, aho bavuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Kristo ni we nzira imwe rukumbi iduhuza n'Imana. Kristo atumenyesha se. Iyo twizeye Kristo tuba twinjiye mu mubano mushya n'Imana. Umugore w'umusambanyi, reka dusome muri Yohana 8,
umurongo wa mbere turi buze kugera ku murongo wa 14, aho bavuga ngo Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero, abantu bose bazaho aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati, baramubwira bati mwigishe uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki, cyangwa se urabivugaho iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi, bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo biragaragara. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati yabo. Yesu aramubaza ati wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Nta uguciriyeho iteka? Ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati nanjye singuciriye iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Iri jambo ry'Imana riragaragaza ko kwizera Kristo kwamuhaye imbabazi, kumubwira ngo genda ntukongere gukora icyaha. Kristo yahinduye ubuzima bwe. Ndagusezeranije mu izina rya Yesu Kristo, iyo wemeye Kristo ikidutandukanya n'Imana kivaho, Imana igusubiza ubuzima wagombaga kubamo kuva kera, uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Turebye muri Yohana 1:1 kugera ku murongo wa 12, haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana si amagambo gusa, ahubwo ni uburenganzira. Ubwo burenganzira rero ni uburenganzira bwo gusaba Imana kutadutererana, ni uburenganzira bwo kuba mu muryango w'Imana nk'umwana mu rugo, afite uburenganzira ku byo se afite. Natwe iyo twizeye Kristo tuba abahungu n'abakobwa byemewe, nta bwoba, nta gucika intege. Uri umwana w'Imana, kandi nta kintu kizakubaho nta kintu kizagukuraho ubwo burenganzira. Ubugingo buhoraho muri Kristo, turasoma muri Yohana 10:10, aho bavuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no
kugira ngo intama zibone ubugingo bwinshi. Isi iguha iby'igihe gito, ariko Kristo aguha ubugingo buhoraho iteka ryose. Kwizera Kristo ni ukwinjira mu bugingo budashira. Niba ufite Kristo ufite byose: amahoro, ibyiringiro, ubugingo buhoraho. Umugore wari amaranye imyaka 12 n'indwara y'amaraso ariyo yitwa imugongo, twabisanga muri Mariko ibice 5:25 tukagera kuri 34, aho bavuga ngo kwizera kwe gukomeye kwatumye avuga ati, ninkora ku myenda ya Yesu gusa ndakira. Kwizera gukomeye kuzana ibisubizo bitagaragara mu maso y'abantu. Kwizera kwawe kurahagije. Imana ibona amarira yawe, ibona ibikomere byawe. Komeza kwizera, ibisubizo biraje. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro, kudashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Mu izina rya Yesu Kristo, ibisubizo byawe biraje. Aho byananiye abana b'abantu, Imana ikuboneye inzira. Mwami Yesu Kristo, ndagusaba ngo uyu mwanya usubize abumvira ijambo, ukuraho ubwoba n'amaganya, bahe kwizera guhamye, kandi ubereke ko uri Imana y'igisubizo. Abafite indwara bakire, abari mu bukene ubahe amikoro, abari mu gahinda ubahembure, bahembuke, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kora subscribe, ukore share, ukore like, ukore comment, wandike ku ijambo cyangwa se ku cyigisho twaganiraho ubutaha, kugira ngo dukomeze dusangire ijambo, kandi mukoresha kugira ngo rikomeze kugera ku bantu benshi, ubutumwa bugere ku bantu benshi. Ubundi ukande like nimba ino video wayikunze, ukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu ijambo rikurikira. Imana ikomeze kubaha umugisha no kubagura, kandi ibarinde mu bihe byose.